Porofeseri Pierre Lumumba yavuze ku gitugu no guha abantu umurongo ku bijyanye n'ibyo abantu bitiranya kuri Perezida Paul Kagame w'u Rwanda. Je nongeye kuguha ikaze kuri byose niyo official cyo kugezaho iki kiganiro ndi yantatiza bahige ku migabanzi banze nkabaziringa mu nzira izo narose zikayima imana y'Imana ntizira amagambo hagamanye barondoka ikiganje. Uri kumwe nayo imibayinga no gusuhuza naguha ikaze muri iki kiganiro. Inzobere mu mateka na politike ya Afurika Professeur Patrick Loki Otieno Lumumba yagaragaje abantu bitiranya imiyoborere ya Perezida Paul Kagame n'igitugu, nyamara avuga ko ibigamije guha abantu umurongo muzima kugira ngo bajyane mu rugendo rwo guteza imbere igihugu nta n'umwe usigaye inyuma. Yabivuze mu kiganiro The Long Form yagiranye n'umunyamakuru Sani Ntayombya, aho Professeur Pierre Lumumba yabajijwe niba yashyira Perezida Paul Kagame w'u Rwanda ku rutonde rw'abaharaniye impinduramatwara ya Afurika nka Nelson Mandela, Julius Kambarage Nyerere na Patrice Emery Lumumba. Asubiza ko yamushyiraho bitewe n'ibikorwa by'indashyikirwa yakoreye u Rwanda. Professeur Lumumba yagize ati cyane rwose kandi unyumvise mvuga kuri Perezida Paul Kagame kenshi cyane ku rwego rwa Afurika. Mvuga ko Perezida Kagame mu bihe bigoye cyane yashoboye kurema ahantu hatumye ibikorwa bya sosiyete biba mu buryo bwuje ikinyabupfura cyinshi. Umunsi umwe Professeur Lumumba yari mu nama muri Nigeria nk'umwe mu bari kugeza ijambo ku bayitabiriye. Perezida Paul Kagame yayitabiriye nk'umushyitsi mukuru. Muhammadu Buhari wayoboraga iki gihugu cyo muri Afurika y'Uburengerazuba nawe yari ahari. Professeur Lumumba yasobanuye ko mu gihe yavugaga ijambo umwe mu bari bitabiriye iyi nama yahagurutse aramubwira ati ushyigikira abanyagitugu. Mu kumusubiza amugaragariza ko yitiranya igitugu n'imiyoborere yo guha abantu umurongo muzima. Ati naravuze nti ntabwo nashyigikira umunyagitugu, abo nshyigikira nabashyira abantu ku murongo, kandi ntekereza ko icyo kigaragaza uko abantu bihutira guca imanza. Uko mbibona Perezida Paul Kagame yakoze neza ibyo abayobozi beza nkawe bakwiye gukora. Ubu rero harageze ngo atekereze ku mpinduka, kuko impinduka ari ingenzi kandi ntekereza ko ari urugendo. Professeur Lumumba yagaragaje ko Perezida Paul Kagame yatangiye urugendo rw'impinduka mu miyoborere y'u Rwanda binyuze mu gushyira muri guverinoma abakiri bato, cyane cyane mu rwego rw'ikoranabuhanga n'ububanyi n'amahanga. Ati iyo ndebye abashyirwa muri guverinoma mu rwego rw'ikoranabuhanga mu bubanyi n'amahanga, mbona ko ibyo biri gukorwa. Abanyamateka basuzumye neza babona ko Perezida Paul Kagame yatanze umusanzu. Ntiyabura abatesha agaciro imirimo yakoze. Uzahorana abantu badakunda ibyo ukora kubera ko ubikora ariko ushyize mu gaciro. Wabona ko yatanze umusanzu mu bihe bikomeye cyane. Yagaragaje ko mu 1994 ubwo u Rwanda habaga jenoside yakorewe abatutsi, abo kwizera guke bandikaga ko u Rwanda rutazongera kubyuka ngo rutere imbere, ariko Perezida Paul Kagame n'abandi basirikare bafatanyije mu rugamba rwo kubohora igihugu barabahinyuza. Professor Pierre Lumumba yakomeje agira ati urebye
zimwe mu nyandiko ku Rwanda mu 1994 abo kwizera guke babitse u Rwanda ko rutazongera kubyuka. Urwo Rwanda rwarabyutse, ubu ruri ku gasongero k'ibihugu bya Afurika bifatwa nk'icyitegererezo mu iterambere. Ibyo rubikesha Perezida Paul Kagame na bagenzi be mu ngabo. Yakomeje asobanura ko nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, Perezida Paul Kagame yakoze igisa no gufata urupapuro rushya yandikaho gahunda yo kuzahura u Rwanda akongera akarwubaka, kandi ko n'abo bari kumwe mu buyobozi bari bizeye iki cyerekezo. Profesa Pierre Lumumba yagaragaje ko ibihugu byinshi bya Afurika bitagira umurongo mwiza nk'uw'u Rwanda kubera ko Abanyafurika benshi bakunda akavuyo kuko ariko kabafasha kwijandika muri ruswa n'ibindi byaha ntibabihanirwe, mu gihe i Kigali ho iyi migirire idashobora kwihanganirwa. Abona ko ibihugu bya Afurika bikwiye kwimakaza imyitwarire myiza, abantu bakagira umurongo muzima w'imikorere. Ati unyura ku kibuga cy'indege cya Kigali ukabona ibintu biri ku murongo, wanyura mu mihanda ukareba uko za ropuwe zitunganyije ubona biri ku murongo. Nageze i Musanze mu ishuri rikuru rya gisirikare n'irya polisi hari ku murongo, ibyo biranezeza. Naho abajijwe impamvu abayobozi benshi bo muri Afurika batigana imiyoborere y'u Rwanda kandi bayishima, yasubije ko ibyo biterwa n'uruhurirane rw'ibibazo birimo umutwaro w'amateka ya ruswa uba warabase ibihugu byabo ndetse n'ivangura rishingiye ku moko. Yagize ati usanga mu bihugu byinshi hari umutwaro w'amateka, hari komisiyo y'amatora yamunzwe na ruswa n'ivangura rishingiye ku moko, ukazisanga wararohamye mu gishanga, kandi ibyo nibyo biba mu bihugu byinshi bya Afurika. Bazi icyiza, bashobora kuvuga ko icyiza ari uko kuziba icyuho kiri hagati y'amagambo n'ibikorwa, ntabwo ari iby'abacika intege. Ako ni akaga. Porofeseri Patrick Lumumba yafatiye urugero ku buryo abashaka gushinga ibigo by'ishoramari mu Rwanda babona ibyangombwa byihuse. Agaragaza ko mu bihugu bya Afurika nta handi wasanga imikorere inoze nk'iyi. Mu gihe ibihugu byo muri Afurika byakwigana ibibera mu Rwanda, Porofeseri Lumumba abona ko byabifasha kugera ku cyerekezo cy'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cya 2063 ndetse n'intego z'isoko rusange rihuza umugabane. Ati mu karere ka Afurika y'Uburasirazuba dushoboye kwigana ibibera muri Kigali. Dushoboye kwigana ibibera muri Kigali, twaba turi mu cyerekezo cyiza mu buryo bwatungura benshi, kandi byaba ari nk'ibice by'inyubako biganisha ku gushyira mu bikorwa gahunda ya Afurika yo mu 2063 ndetse n'isoko rusange rya Afurika. Mwakoze gukurikirana byose niyo official. Ubaye uje bwa mbere muri iki kiganiro akanda subscribe, waba wagikunze ugakanda like, waba ushaka kugisangiza n'abandi ugakanda kuri share. Bye bye. Imana y'amahoro n'imigisha ikomeze ibane namwe, bahe kurambira kubona ibyiza.